Iyi niyo system dushobora gufatamo account ntoya utangiriye ku madolari 200 mu gihe cy'icyumweru n'iminsi itarenze 4, account ikaba yabaye grow up. Bisobanuye yuko iyo turimo dukora uyu mwuga icyambere tuba dusabwa no kwitonda. Iyi business icyo isaba ni ukwihangana patient, ikindi bigasaba ubumenyi no kutagira ubunebwe, ugakurikirana neza. Ntabwo bisobanuye yuko utahomba. Guhomba ni ibintu bisanzwe, umuntu wese yahomba, kandi muri iyi business ntabwo dukangwa n'igihombo, ahubwo ikidutera ubwoba, ese twahombye twungutse? Ariko se nubwo twahombye tukaba twanungutse, ntihe hasigaye inyungu nyinshi. Urugero, ushobora gukorera ibihumbi 200 ariko ugahombamo amadolari 20 cyangwa 20,000. Bisobanuye ko ufite inyungu n'ubundi 180. So ahangaha rero nicyo dukora. Aha muri kubona umutuku ni ibigaragaza ko ayo mba naragiye mpomba, ariko aho mubona ubururu naho mba naragiye nunguka. Ndaza kubereka muri icyo cyumweru kimwe n'iminsi itarenze 3 twatangijeho ino konte yari ifite amadolari 200, gusa muri aka kanya konti igeze kure cyane. Icy'ingenzi rero mu buzima ni ukwitonda ndetse ugakurikirana icyo ukora cyose, ukavuga uti ese iki niho ndakora kinsigiye ubuhe bumenyi? Nimba mpombye ahangaha nahombye, icyatumye mpomba ndakizi. Ese iyi gitumye mpomba ntabwo ejo cyakongera kumpombya? Nicyo twita ubumenyi muri iyi business. Ahangaha rero icyambere ni patient. Nongere mbisubiremo, iyo umaze kugira patient, icyo nshatse kuvuga kugira patient, ushobora guhomba koko ukabibona, gusa igihe uhombye menya impamvu itumye uhomba, ejo ntuzongere guhomba bitewe n'iyo mpamvu. Sasa numara kumenya impamvu yatumye uhomba, ubutandi wahombeye niho uzungukira. So rero nimba wumva ko wakora ino business udahombye, inama nakugira nuko wareba indi business ukora. Ahangaha icyo twitaho cyane ni ukumenya amakuru yaranze ifaranga runaka tuba tugiye gufata. Ahangaha njye nkunze kwibanda ku ifaranga rimwe. Umaze kumenya ifaranga ugiye gufata, ukamenya amakuru yaryo n'igihugu cyaryo, ukamenya ati ese iki gihugu cyacu kiri faranga tugiye gufata kirimo izihe event, ku buryo udagomba gutungurwa n'ibyabayemo bikaba byagutera igihombo. Umaze kumenya amakuru ari muri icyo gihugu rero, icyo bigufasha nta kindi, bigufasha kumenya uti iki gihugu maze ndimo yo gukoreramo amafaranga, isaha runaka iyi haraba event n'ingi, iyo saze kugira navuye mu isoko kugira ngo itaza kunteza ikibazo. Turacyarimo turakora n'ubundi biracyajya mbere. Igisobanuro kiranga nuko mu gihe cy'icyumweru n'iminsi itarenze 3 narashoye amadolari 240, mfite profit y'ibihumbi 210. Bisobanuye yuko habuze gatoya cyane kugira ngo ya konti nyidaburingi. Mfite profit mfite profit y'amadolari 260, kuko muri aka kanya mfite amadolari kurenga 500 na. This is real account guys. Tureke kumva ko ibintu bidashoboka, ahubwo dushaka ubumenyi ku cyaduteza imbere. Dora twigishwa yuko akenshi na kenshi icy'ingenzi umuntu agomba gukurikirana ni ukumenya nimba hari uburyo ashobora kuba yakungukamo akaba yakoramo amafaranga. Ariko iyo amenye ko ubwo buryo buhari ashobora kuba yakoreraho amafaranga, nawe icyo akora nta kindi ni ukwiga ubwo buryo bukora bute, ese ndasabwa iki kugira ngo nanjye nkore amafaranga muri iyo system. So rero ngiye gukomeza kohereza zino videos. Nitwa Munezero,
FX Rwanda niyo YouTube channel yanjye. Uko ukoraho subscribe no kubasha gukurikirana amasomo ngena kiraho buri munsi. Uyu munsi none ndabereka uburyo ndimo ndakora, ariko next time tuzatangira gushyira amasomo gutangira ku muntu wa A0. Turigisha ku muntu bishaka. Dufite office yaho dukoreramo, dukeneye mwadusanga aho dukorera. Ikindi kandi umuntu ukeneye kwiga uno mwuga agomba kumenya neza ko atari umwuga woroshye. Ntabwo ari umwuga woroshye ku kigendanye no kwiga biragoye cyane kuko minerivare ntabwo ari ntoya. Ukeneye amakuru yandi kuri iyi business agomba kunyandikira cyangwa akampamagara, kuko address zanjye zirahari kuri YouTube channel yanjye uko ukurikiye videos zanjye. Murakoze.